Umva aka kantu, ese waba warigeze byibuze utekereza inshuro imwe kuba yakoresha telefone na interineti yawe ibintu bigira akamaro ku buzima bwawe? Byibuze bigerageze nonaha usure website ya jbforexonline.com. Nizere ko mumeze neza cyane. Mwe mutunze telefone n'amalaptop mbazani ubutumwa bwiza bubafasha mu kuba byabaha umusaruro. Uti bimeze bite rero? Nkuko mubibona rero muri laptop yanjye ndi gukora ibijyanye na online forex trading. Ikiza kibi rero ushobora kubikora bibereye mu kazi cyangwa ugahitamo kubikora byonyine ubundi ukibonera amafaranga. Abenshi barabyibaza batse byakunda, birakunda neza cyane. Hari ikintu ngiye kugusaba kubera yuko kugira ngo ukore ibi bintu bya online forex trading no kuba ubifiteho ubumenyi. Kubigiraho ubumenyi bituma ubikora neza cyane. Muzaniye website iza gutuma ubona amakuru yose ukabigiraho ubumenyi bikagufasha kubikora neza. Uti website ni iyihe? Ni gbforexonline.com. 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 www.gbforexonline.com. gbforexonline gbforexonline.com. gbforexonline. Hello, muraho neza. This is JB Online. Nkuko bisanzwe muri Didino tugenda tubategura ibintu bitandukanye, amakuru, ubumenyi, tips cyangwa se guidance cyangwa se amaterme tugenda dukoresha muri uyu mwuga wa Global Financial Market. By'umwihariko tugenda twibanda ku bifite aho bihuriye na online forex trading. Uyu munsi rero abantu bakomeje kugenda batubaza kubera iki turi kuvuga tugenda tugaruka kuri HFM nk'umubroker. Ni impamvu nyinshi dukoresha HFM cyangwa se dushishikariza abantu kumukoresha mu broker. Ni umubroker uri legit, twabivuzeho, ufite uburyo bwa withdraw na deposit method buri instantly ndetse bwinshi hano mu Rwanda, burimo kuba ushobora gukoresha ama bank card, amakarita ya banki, ushobora gukoresha mobile money kandi ukabitsa mu buryo buri instantly ukoresheje auto deposit cyangwa auto withdraw. Kuba wakoresha ama crypto babitsa cyangwa babikuza biremewe, kuba ushobora kujya gukora deposit kuri banki, uburyo bwinshi butandukanye HFM irabukoresha. So rero iyo ni imwe mu mpamvu tuma tugenda tubabwiraho muri buri uko dusoje ama videos yacu, tubabwira tuti niba usanzwe ukora uyu mwuga ukaba ukorana n'umubroker udafite amakuru agenzuye cyangwa se ahagije, wagerageza n'uyu nguyu. Ni umubroker ufite investment ihagije kuko ni n'umwe mu basupporta bakomeye bagiranye amasezerano na Paris Saint-Germain. Muraza kubibona ku gafoto turi buze gushyiraho. So rero ni umubroker mwiza. Ariko uyu munsi tuje kubabwira kuri account afite nshyashya yitwa cryptocurrency account cyangwa se SFD account. Iyi ni account HFM yashyizeho igufasha mu buryo bwo gucuruza ama cryptocurrency. Bivuze ko ushobora kunguka binyuze mu kuba igiciro gishobora kumanuka cyangwa se ukaba wanunguka igiciro kiri kuzamuka bitagusabye kugira amafaranga ya crypto kuri wallet ubika. Sinzi niba ibingibi byo muri kubyumva. Kuvuga abantu basanzwe batradinga ama crypto bisaba ko agura ama bitcoin akazategereza ko igiciro cya bitcoin gishobora kuzazamuka akunguka. So ndatugiye nko kubyiza byo kuba wa tradinga ama crypto ukoresheje HFM ni leverage. Kuvuga ngo leverage ni uburyo abasanzwe bakora umwuga wa trading bazi. Ushobora gutrading ukoresheje capital nkeya ariko umubroker akakongerera ubushobozi, bikaba bishobora gufasha kugira inyungu nyinshi. So kuri iyi crypto account yashyizeho leverage igera kuri 1 ku 1000. Bivuze ngo ushobora kuba ufite $1 ukaba wa tradinga cyangwa ugakoresha ama lot size nk'ayo umuntu ufiteho $1000. Ikindi kiza cya kabiri ni uko ushobora gutradinga iyo crypto account yo ntago igifunga nka kuri tradinga kuri financial market ama currency ngo muri weekend market funga. Ni amasaha 28 iminsi 7 yose y'icyumweru ushobora gutradinga yaba ku manywa cyangwa nijoro mu gihe ufite iyi ngiyi crypto account. Ikindi ni speed iri hasi. Speed sinzi niba
murashobasha kubyumva neza, ariko abasanzwe bakora umwuga bari bubyumve neza. Ni ukuvuga ngo gutandukanya ibiciro byo kugura no kugurisha biri hasi bigufasha kugabanya igihombo. Kuvuga niba winjiyemo oda yawe aho ibigomba guhera, rose bishobora guheramo cyangwa commission mu block abashobora gufatamo. Ibyo ngibyo nibyo twita spread. Itandukaniro riri hagati y'igiciro ari kuguriraho n'icyo ari kugurishirizaho riba ari ritoya cyane, ku buryo niba uguze cyangwa ugurishije urahita utangirira mu nyungu. So tujye nko kuri liste y'ama crypto bagiraho, yose agiye yubakiye ku idolari. Ushobora gutradinga BTC USD, Ethereum USD, XRP USD, Bitcoin, Cardano, Polkadot, ariyo Dot USDT, Chainlink, Solana, BNB n'izindi zigiye zitandukanye. Zose zikagenda ziba zubakiye ku idolari, kuko idolari akenshi na kenshi cyangwa se idolari niryo dupimiraho ubukungu bw'izindi currency ziri gucuruzwaho, by'umwihariko kuko ribarirwa muri major currency. So rero ni ukuvuga ngo ibi ni ibintu bisanzwe kuri HFM. Ushaka gutradinga bafite ama platform menshi bakoresha iyi crypto account. Ushobora gukoresha MT4 witradingaho, ushobora gukoresha MT5, cyangwa se ukaba wanakoresha na application ya HFM zose tradinga ukoresheje iyi crypto account. So ikintu usabwa rero kugira ngo utangire kuba wa tradinga angaha kuri HFM, ariko noneho unakoreshe iyo ngiyo crypto account, ikintu usabwa no gufungura account iririyo cyangwa se ya nyayo. Ushobora gufungura iyi myitozo ukabanza ukareba uko iyo crypto account ikora, demo account, warangiza ukaba ushobora gufungura live account ugatangira kuba watradinga noneho byanyabyo. Cya kabiri ni uguhitamo platform uzajya utradingiraho, niba ari MT4, niba ari MT5, niba ari application ya HFM, byose biremewe. Cya gatatu ugakora deposit, ukabitsaho amafaranga ajyanye n'ubushobozi bwawe wumva atakubangamiye. Uzajya ukora analysis ugatradinga utuje, risk management yawe ugakarikira neza. Icya kane ugatangira gucuruza. Ntekereza ko ibyo byonyine biba bihagije niba wabyujuje uko ari 4, ukaba isobanukiwe wayikozeho ubushakashatsi, ukaba ushobora gutangira gutradinga. So HFM cyangwa se Forex Broker itanga amahirwe meza mu gucuruza cryptocurrency bitagusabye ngo uyigure uyitunge. Ukagura ihindagurika ry'ama cryptocurrency kandi ukoresheje amafaranga make binyuze mu cyo bita SFTs, contract from difference. So ushobora kunguka igihe cyose isoko rizamutse, cyangwa n'igihe ryamanutse nabwo ushobora kunga bitewe na analysis wakoze. Kandi akaba ari uburyo bworoshye kandi bwihuse ku bashaka kwinjira mu bucuruzi bwa crypto, yaba abashya cyangwa se abamaze kubimenya. Mbibutsa ko ntago bibasaba rwose kuba wakoresha izindi third party nk'abantu bajya ku ma exchange akorerwaho crypto. Aha biratandukanye, ni account nshyashya HFM yatuzaniye. So rero mpisemo kubivugaho nk'umwihariko mushyashya wiyongera ku byo twari dusanzwe tuvuga kuri HFM. Nkabibutsa ko uramutse ukeneye gufungura account ushobora kutwandikira tukagufasha, cyangwa se ukareba muri description yaba hariho link ya HFM ugafungura account. Waba ushaka iya crypto, waba zifiteho pro account, zero speed account, premium account, cent account, noneho niyo crypto account nayo iriho. Iyo ufunguye ari ugambiriye wagenda ukayifungura. Wafungura ushaka kujya trading ama currency bisanzwe, ukaba wafungura nka pro account cyangwa se zero speed account. So nizere ko nyuma y'ibi ngibi tudasobanukiwe ushobora kwandika muri comment tukazakivugaho ku yindi point nkuko twahisemo kujya turabasobanurira ibintu bitandukanye bifite aho bihuriye n'umwuga wa Global Financial Market. Mbere yo gusoza sinabura kubanza kurangira social media zacu kugira ngo ube wadukurikirana ujye umenya amakuru agiye arambuye cyangwa se ajyanye n'ibyo tugenda tuvugaho, by'umwihariko ku bijyanye na Global Financial Market. Social media zacu zose dukoresha JB Forex Online. Kumenya amakuru arambuye byisumbuyeho ushobora gusura website yacu ariyo jbforexonline.com ukamenya byinshi birenzeho. Nk'ibyo bidahagije cyangwa se by'akarusho, dufite group ya Telegram buri gihe tuba tuyipininga muri description kugira ngo abantu bashaka gusobanuza cyangwa se kuganira ibyisumbuyeho duhuriye muri group ya Telegram.
aho tuganira byimbaza nkusubize, wandika usubizwa, ikibazo udafite usobanuza. Mbibutsa kandi ko muri GB Forex Online ubu ngubu twabazaniye igisubizo ku bantu bagiraga ikibazo cyo kwiga bitewe n'amasaha cyangwa se bitewe n'aho baherereye. Dufite GMT itandukanye cyangwa se bitewe n'igihe bavira mu kazi. Ubu muri GB Forex Online dushobora kugukurikirana igihe cyose weho wabonera umwanya wo kwiga. Ubu niwe tubwira igihe cyo kwiga, yaba mu gitondo, yaba nimugoroba saa 10 uvuye mu kazi, saa 11, saa 12, saa 2 z'ijoro, yewe na saa 5 z'ijoro, saa 7 z'ijoro. Ubwo ndi kuvuga ku bantu bo hanze muri za Canada, muri za Belgique, usanga dufite amasaha kuri GMT atandukanye. Ibyo bintu ntibyongere kubabera imbogamizi, twarabikemuye. Ubu ngubu mu gihe ufite ubushake n'ubushobozi bwo kwiga muri JB Forex Online, turagukurikirana igihe cyose weho ubonera umwanya. Get rich or die trying.